ntago bishoboka. Birangije umukozi w'Imana ubwo yatwitaga amaze gutera inda uriya mujakazi, ubwo umujakazi yahuye n'ibibazo kuko Sara yahise yiyumvamo ikintu cy'igisuzuguriro. Sara azamura ibibazo kuri Hagari kugeza igihe Hagari ngo yahunze ariruka. Marayika iyo yarageze, haleluya, reka nkubwire ngo wiruka ugera mu bibazo bya kure, aho uri mu bibazo bya kure Imana iri bugusangeyo. Ahantu ugeze ni kure ariko Imana iragusangayo. Mu butayu ugeze mu kidaturwa ahantu hatari amazi Imana iragusangayo. Nta hantu uzagera hakure cyane, nta hababaje uzagera Imana itazagusanga. Imana yacu ishakisha abababaye, Imana yacu ishakisha abafite ibibazo, Imana yacu ishakisha babandi kugira ngo ibashe kubakomeresha ijambo ryayo. Imana irangije ituma Marayika iramubwira ngo genda urebe Hagari. Imana iramuhigenda, umumarayika amugeraho aramubaza ngo Hagari ahangaha urahakora iki? Reka nkubwire ngo Imana abantu nibakurenganya ndagutangariza itangazo ngo abantu nibakurenganya Imana izakurenganura. Abantu nibakurenganya Imana izakurenganura. Imana yacu ibereyeho kugira ngo ikure abantu mu karengane. Ese uri mu kahe karengane? Ariko akarengane ko waba urimo kose humura Uwiteka araje akurenganure. Uwiteka yabereyeho kugira ngo arenganure uriya mujakazi, uriya Hagari burya yari mu karengane kuko ibyamubayeho ntago yari yarigeze abisaba, ibyamubayeho ntago yabigizemo uruhari, yari mu karengane gakomeye. Ariko Marayika aramubwira ngo umva, haleluya haleluya, Marayika aramubwira ngo umva, kubabazwa kwawe kwangezeho. Imana kubabazwa kwa Hagari kwageze ku Uwiteka. Ushobora kubura imfubyi, urukurenganywa n'abakurera, ariko akarengane kawe kageze ku Uwiteka. Ushobora kuba uri mu karengane kariko cyose, ariko akarengane kawe itangazo ngutangarije niryo kukubwira ngo akarengane kawe kazagera ku Uwiteka. Uwiteka aze akurenganure. Imana yarenganuye Hagari ubwo yaragiye, Marayika araza aramubwira ngo kubabazwa kwawe kwangezeho, umubabaro wawe wangezeho. Hagari yarafite agahinda, Hagari yarafite umubabaro. Uyu munsi ufite umubabaro, ufite ibikubabaje, ufite ibikugoye, ese ufite abakugoye, ariko kankubwire ngo umubabaro wawe Marayika araje agusure, narangiza guca aguhoza amarira. Arangije yururukira kuri Hagari. Hagari tuzi neza ko atari umugore w'isezerano, ariko Imana ititaye kuri ibyo, Imana ititaye kuri ibyo. Imana irururuka igirira neza Hagari kuko yasangaga ari mu karengane, kuko password y'Imana Uwiteka password ni uyifite wenyine mu biganza bye. Abwira Hagari ngo umva Hagari, genda usubireyo ngo kandi utwite umwana w'umuhungu. Haleluya. Imana isanga Hagari utari umwisirayeli. Hagari ntago yari umwisirayeli ku ijambo ry'Imana ritubwira, ariko Imana iraza iramushaka. Umva ubabaye wese yashatse Imana agaca bugufi. Imana itarebye ku moko, Imana itarebye igisekuru uvukamo, igize ikareba umubabaro. Imana igira umubabaro w'abababaye. Reka nkubwire ngo umubabaro wawe Imana ije kuwutahaho no kugira ngo ikugarure, ikugirire neza, igukure kure wagiye. Irangije iramubwira ngo utwise umwana w'umuhungu, ngo kandi uwo mwana w'umuhungu ngo azaba umwanzi w'abanzi bawe. Hagari atahana isezerano. Iryo sezerano Hagari yatahanye, nawe nzi neza ko ufite amasezerano. Hari byinshi Imana yavuganye nawe, ariko ukavuga ngo bizasohora ryari, ukavuga ngo hari igihe bitagisohoye. Ariko umva ijambo ry'Imana riravuze ngo ikomeze ijambo ryayo kugira ngo ritazacika intege, kugira ngo ritazabagirana, kugira ngo ritazavaho. Iryo sezerano rikomezwa n'amaraso ya Kristo. Niko umuririmbyi yatubwiye, yaratubwiye ngo amasezerano yose uko Imana yatanga ajya ashyikira gusa mu maraso. Ahatari mu maraso nta handi isezerano ryawe rizashyikira. Kandi password yawe y'amasezerano yawe n'Uwiteka wenyine uri uyafite. Hagari akura isezerano imbere y'Imana. Hagari amaze gutaha, Sara yarazi ko ari we wenyine ufite amasezerano. Hari abazi kutagira isezerano, ariko isezerano
ryawe ni wowe n'Imana muriziranyeho. Password kandi y'isezerano ryawe ifite nuwayiguhaye gusa. Hagari arataha yageze kwa Aburahamu kuko Imana yari yamaze kumukorera ibishoboka. Imana yari yamaze kujya gukora operasiyo mbere yuko Hagari asubira muri ruriya rugo. Hari icyo Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Imana igiye gukora operasiyo y'ibyananiranye kugira ngo yongere ihaze amahoro y'umutima wawe. Hagari arongera asubirayo, ariko Hagari agezeyo yirinze kuvuga isezerano rye ngo arivugire imbere y'abanzi be. Ntago yari kuvuga isezerano imbere y'abamurenganya ngo avuge ngo nanjye Imana yavuganye nanjye. Ntago bari bazi ko Imana yavugana n'umuntu utari umwisirayeli. Hagari ntabwo yari umwisirayeli. Hagari yari umuntu waje gushaka akazi. Nuko birangije na Hagari abika isezerano. Cecekera ku isezerano ryawe, cecekera ku isezerano ryawe. Habe nubwo wibona, nubwo batakubona ko nawe warigira, ariko umva abika isezerano. Password y'isezerano ryawe ni Imana iyifite. Imana izashitsa isezerano ryawe, izakuremera ubuhamya bw'isezerano wahawe. Imana izakuremera ubuhamya bw'isezerano yahawe, kuko iryo sezerano Imana irarikomeje. Iryo sezerano rirakomeye kugira ngo rihinduke ubuhamya, rizaba ubuhamya mu kanwa kawe. Umukozi w'Imana Yosefu, Imana yamuhereje amasezerano. Imaze kumuha amasezerano kuko password y'isezerano ifitwe n'Uwiteka wenyine. Bene se bashaka kwangiriza ririya sezerano, baravuga ngo reka tumujyane tumute mu manga, reka tumujyane tumute mu rwobo. Ntawe uzata amasezerano yawe mu rwobo. Ntago ushobora gupfa, ntibishoboka. Isezerano rya Uwiteka ararikomeje. Yosefu arangije icyo gihe ari mu rwobo, yumvaga ko birangiye. Iyi saha harahura ukavuga ngo rwose ibyanjye ndabona bitagenda. Uyu munsi uravuga ngo rwose ibyanjye bimbere ikibazo. Uyu munsi ushobora kuvuga ngo bene so barakwanga. Uyu munsi ushobora gusanga warahawe akato mu bubana nabo, muri sosiyete ubamo ugasanga birakomeye, ariko kankubwire ngo isezerano rya Uwiteka ararikomeje. Isezerano rya Uwiteka ararikomeje, kandi password y'isezerano ryawe n'Uwiteka uyifite wenyine. Noneho Yosefu arangije icyatumye bamuta muri iriya manga, nuko yari yabashije kuvuga icyo Uwiteka yavuganye nawe. Uririnde basi nawe uzarinde isezerano ryawe. Buryo wari kuvuzeho ni ufite agaciro, uwari kubwiye ni ufite agaciro. Wige wasasi ibyawe ngo ugende ubivuga. Ibyo ngibyo bizakuzanira abanzi bazaba benshi ari wowe ubyiteye. Yosefu akimara kubivuga byamuzaniye abanzi benshi. Urugendo rwa Yosefu rwo kugera ku masezerano rwaciye mu nzitane nyinshi, bitewe nuko yavuze isezerano, bitewe nuko yamenye ibanga. Ariko kubera ko password yo gusubiza Yosefu no kumugeza ku Imana yavuganye nawe, nuko Imana ariyo yari bifite gusa. Iyo password itagirwa n'Imana, burya bariya abantu bagombaga kuza bakamutamo nangwa ntibagire umutima wo kumukuramo. Ariko kubera ko password y'Imana ikuriho, humura ntacyo uzaba. Kubera ko password y'Imana ikuriho, password y'Imana iri kubyo Imana yavuganye nawe, uzabigeraho. Imana ikomeje isezerano ryayo kugira ngo izari gusohoreze iryo sezerano atari umuteja, izari gusohoreza atari uruyange, izari gusohoreze atari igiti kiteze, izari gusohoreza ari igiti gifite amatunda. Iryo sezerano rizagushyikireho ari avoka yejeje imbuto nyinshi, kugira ngo abazakubona bose uzahinduka ubuhamya bw'isezerano Imana yaguhaye. Password yawe nangwa amasezerano yawe abitswe n'Uwiteka waguhereje wenyine isezerano. Humura kandi ujye ukomera ku isezerano ryawe nk'uko Hagari yakomeye ku isezerano rye. Imana irangije imugirira neza. Ntabwo ni ukuri Sara ntiyarazi amasezerano ya Hagari. Turabyibuka nanone igihe Hagari amaze kubyara, arongera ari ageze kure mu butayu, ngo afate umwana amushyira hasi y'igiti. Aragenda ahagarara kure ngo hatatera ibuye, ariko ahagarara kure afite agahinda ko kuvuga ngo reka umwana
umwana wanjye yagupfa mbibona yari afite agahinda nkawe w'umubyeyi w'iki gihe. Reka mvuge ku babyeyi babyaye, urefate nk'umwana wawe yari afite umubabaro urenze ngo ajya kwicara ahantu umuntu yatera ibuye, ahantu ari kubirebera kure, yabuze intege zimusiga burundu, yabuze intege zimujugunya. Ndakubwira wowe iyi saha ufata ukaba utwite, ugafata inda ukayikuramo. Hagari yakurishije ubutwari, Hagari ntiyigeze yica umwana we, Hagari ntiyigeze akura mu iriya nda, Hagari ntiyigeze amusiga ngo agende, ahubwo yabaye hafi ye. Nawe ihangane, abantu bakuramo amada bafite ibibazo. Niba Hagari atarataye Ishimayeli, nubwo yari afite ibibazo, uwamuteye inda nangwa wamubyariye nawe yamuteye umugongo, ntago yigeze asiga uriya mwana, ntago yigeze asiga Ishimayeli. Uramenye abantu bakuramo amada muri iki gihe, nukuri Hagari azabatsinda, kuko nubwo mwagera mu kigeragezo, ntawe ari wagera ku kigeragezo kingana n'icyo Hagari yari arimo. Ariko umwuka w'Imana, Imana ireba umubabaro w'umubyeyi, Imana yarebye umubabaro wa Hagari, Imana irabona umubabaro wawe wa mubyeyi we. Ihanganira urubyaro wabyaye, uzarugeze ku musaraba, kuko nta kundi. Niwihangane nawe uzabona iherezo ryiza, uzagira iherezo ry'isezerano ry'umugisha nk'uko Hagari nawe yagize iherezo ryiza. Birangije Marayika aramubwira ngo urakora iki aho ngaho? Hagari Imana imuhereza umukati, imuhereza n'agacuma k'amazi, arongera ahembuza umwana we. Kankubwire ngo Uwiteka wavuganye nawe, Uwiteka yavuganye nawe atwite, Uwiteka niwe wakomeje irya jambo, arongera aramukurikirana. Uwiteka icyo yavuganye nawe azagikurikirana gikomeze, kubwo kugira ngo ejo icyo yavuganye nawe gihinduka ubuhamya. Kizaba ubuhamya wicika intege, kizaba ubuhamya wikwiheba, kizaba ubuhamya. Birangije Hagari umwana we yabaye umwana ukomeye kugeza n'iyi saha. Murabizi yuko Abisirayeli intambara zabo ntago zari zashira hagati y'urubyaro rwa Hagari n'urubyaro rwa Sara. Kubera iki? Kubera isezerano ry'Imana. Imana yaramubwiye ngo urubyaro rwawe ruzaba urukomeye, ngo ruzaba abanzi bawe, ruzaba urubyaro, ruzaba umwanzi w'abanzi bawe. Ni ukuvuga ngo Imana yahereje ububasha nanga ubutwari Ishimayeli biturutse hariya muri uriya mubabaro wa mama we. Ihangane tuza, uwo mubabaro ufite Imana irawuzi. Ntago Imana izakureka ngo uhore ubabaye, ntago Imana izakureka ngo uhore ubabaye. Imana yabonye umubabaro wa Hagari ikamuhereza isezerano, igashitsa isezerano Imana yavuganye nayo. Nuko yarangiza Imana ikarishitsa, ni nako Imana izashitsa isezerano ryawe. Kandi ijambo ry'Imana riratubwiye ngo humura, irarikomeje, rizasohora ari ubuhamya. Haleluya. Uwiteka nahabwe icyubahiro. Nashaka kukubwira mwene data ngo amasezerano yawe ahishwe muri password y'amasezerano yawe afitwe n'Uwiteka. Nta ubasha kugira ngo isezerano ryawe ryangirize. Turibuka umukozi w'Imana, nubwo Yosefu bashatse kwangiriza isezerano rye, akajya muri gereza kugira ngo isezerano ryangirike. Ntabwo isezerano ryawe rizangirika. Ufite password y'isezerano ari inyuma yawe kugira ngo arisohoze, ari inyuma yawe ngo aguhereze ubuhamya bufatika, ari inyuma yawe ararikomeje kugira ngo mu kanwa kawe hazavemo n'ukuri itangazo ry'umugisha. Ku bari bakuzi n'abigeze bakumenya, itangazo ryawe rizavugwa, kubera ko Uwiteka akomeje icyo yavuganye nawe. Uwiteka Imana yacu, turagushimye kubwira ijambo ryawe. Abantu bawe bacitse intege, abantu bawe barananiwe, abantu bavuye mu masezerano barayarambiwe, abantu bateye umugongo amasezerano barayasize, ariko Hagari ntiyigeze asiga umwana we. Mwami Imana, abantu basezeye ku masezerano baragiye, batitaye gutegereza ngo barebe iby'amasezerano yabo. Nanjye ndaguhamagaye Yesu Kristo kugira ngo abo bantu wongere ukomeze isezerano muri bo, kuko waratubwiye ngo uzakomeza isezerano ryawe muri twebwe.
kugira ngo urisohoze. Mana ndaguhamagaye kugira ngo ukomeze isezerano muri bo, kandi tuzi nurisoza nubwo bacika intege uzarishyitsa. Watubwiye ko utari umwana w'umuntu kugira ngo wihane ku cyo wavuze. Haleluya. Kandi ntabwo uri umuntu kugira ngo ubeshye. Habwa icyubahiro ko ibyo wavuze uzabishyitsa. Habwa icyubahiro ko password yacu ari wowe uyifite wenyine. Habwa icyubahiro ko na Satani kuzimu nta password y'isezerano ryacu afite. Yakarigize yakwangiriza ntihagire ushyitsa mwami, ntihagire ubona ubuhamya bw'isezerano. Ndagushimye kubashije kumva gusenga kwacu. Bene data ndabasengeye abari mu bigerageza bishaka kwangiza amasezerano, abari mu bukene bushaka kwangiza amasezerano, ababuze uko bigenza ubukene, ndetse mwamba bari muri gereza bakaba bafite amasezerano, ariko byo byose bikaba bishaka kugira ngo byangirize ariya masezerano. Password y'amaraso mwami yawe turayizi, turagusabye kugira ngo ubashe kubakomeresha ijambo ryawe, nibirangiza ubakomereshe kugira ngo uzabasubize. Password y'izina ryawe, password y'isezerano ryawe mwami, kuri twebwe turayishimye kandi turayisengeye mu izina rya Yesu Kristo. Nsengeye abumvira ijambo bose ubagirire neza, kandi mwami Imana uwumva akomejwe n'iri jambo ubashe kumuhereza umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Onse ne pevemele zemene vokita enfemile paine. Mana habwa icyubahiro. Ndagushimye ko mbonye ukubuye abumvira ijambo bose bakaba bakuburiwe. Ndakushimiye. Reka nabo bakira uriya mukubuzo unyeretse. Mana uriya mukubuzo ukubura ibishingwa n'ibindi byinshi bibabuza gutambuka. Mu izina rya Yesu ndabasengeye kugira ngo abantu bose ubahereze kwakukira umugisha uguturutseho. Dusengeye abarwayi n'imfubyi n'abapfakazi, ababuze kirengera n'abafite ibigeragezo bibarenze. Abo bose turabasengeye mwami Imana ngo ukuboko kwawe kubashe kubakoraho. Mu izina rya Yesu Kristo tugusabye, amen. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Turashoje, ariko tuzongera uko dushobojwe tuzakomeza tuvuga ijambo ry'Imana kugira ngo Uwiteka adukomereze mu rugendo rujya mu ijuru. Ubwo channel yacu ni ukuyishakira ku Buhanuzi TV, kandi ubyumvishe uzajya ukanda subscribe kugira ngo bizajye bikugeraho bitagoranye. Murakoze cyane. Imana ibarinde. Shalom shalom.